abapfuye. Oh, kirangije kirigenda kirabasatiye. Kirangije kiza hano kirazamuka. Cyafunguye igikapu hano. Kirangije kiracuranga ya ngoma yacu. Kimaze kwica umuntu kirangije kiri kuza uko kiri kwica umurebe kiri kuza kigacuranga ingoma numbaze ingoma yacu nibirimo imyagiro nibirimo ibiki kirafilime twirebere gusa vuyo cyaraje kiraza abangabo bo byabacanze kirangije kirongera kipfundikira ya ngoma yacu uko kiri kwica umuntu kiri kuza kikavuza ingoma. I'm tired of playing games with you guys. Nakubwiye ntukire n'imbunda ma. Imbunda nta keza kayo. Witumye iyo ukora ibyo nagusabye uyu mugore wabaye muzima. Iki cyamaniga gifitemo nimu ariko kubera ibyo gishaka n'ubuzima bwawe buri kugenderamo. Ntukifuze ko mugenzi wawe yagenda kubera ibintu byawe. Kweri ntago bari ibintu byiza kuko nawe ayo maraso uri kumena gutyo. Ntabwo azakwihanganira nawe azakurikirana paka. Ibyo byo bimenye rwose. Kabisa aga filime kabagereho katwikomereza cyamaniga cyacu cyari yiziye mu kabati kiraza numbaza ko kiri gushaka iki kiraza gicana gaze. These people no get petrol. Ati uyu muntu acana no kuri petrol nta nubwo kize na petrol kirangije nimba kigiye guteka iki kikira agafone karasona numbaze nimba arakaje kuko bigaragara nakura umugore yasize hariye mu gikoni karasona. This has been here all this while. Myself. Kirahamagara. Hey girl, are we still going jogging this evening? Bite. Hello? Are we going jogging? Kiramureka. Ati bite Jazz. Clara is in the restaurant. Karara ntaho. She told me to tell you she'll be waiting for you. Ati kandi aragutegereje mu kanya. Okay. I'll see you guys soon. Thanks. Ati urakoze tubonane mu kanya. Twongeye tubonane mu kanya. Ati Karara arahuze ntaho hari muri aka kanya atari ko waza. Mu kanya yamubona. Bacyamubwiye cyamaniga. Ati twongere tubonane mu kanya ura mugore. Umugore ati urakoze cyarare kisukira y'inzoga niyo iyo kiri kuzikora ntumbaze. Amaniga. Since I'm a good Ati n'umuntu mwiza. I decided not to burn the house. Umuzungu byakomeje kumucanga dore cyamaniga. Iki cyozo nicyo cyateje ibibazo. Stop doing what? Biting your nails? Rekeraho Dude gukora downstairs just killed Miss Nancy and you're worried about me biting my nails. You guys acting like a new couple. Maybe you should get a woman sometime and your perspective of ati life will birashoboka ko change. You got jokes. n'umugore yakora ibintu kandi You should try being a stand-up ati ureka comedian. cyamaniga mva ko cyabwe ati ureka gukina ibintu bya komedi aho ngaho Should know attachments are bad for ati ntuje business. urazana imikino muri business wa Caritas. I'm talking to a fool. Madiga biramucanga. Twikomereza filime yacu we tugiye kuja mu nyungu mu kanya mwebwe nimurambigwe Michael G. White ni umugome. What do we have here? Cyamaniga kiraza hano kibona ibintu by'agaciro bya wa mugore kiraza kirareba hano kirasoma ondebere do kirangije kirabifata byose kizi ngo ni turufu kibonye ko cyakurura mugore cyavuze kiti nta wundi nshaka kwica n'uwo mugore kiraza I see you're quite the ati artist. ndabona ibintu byawe Karara umugore yikangamo. Please put them back. Your business is Ati with business you. yawe bazanayimenya ye. Please put the paintings back. Would you trade your life for Ati this ushaka kugira painting? ibintu bya bimenagure se none. I'm giving you to the count of 5 before I obliterate these things. Kirabara. Kabiri. You can take Ati everything you want ufite kuza to. ufite I will kuza shoot you. ufite I promise. ufite kuza ugafata ibintu byawe ntabwo ndakurasa mwana. What is it with you? Kirangije I'm here to do my ati reka nkora job. akazi kanjye mwana kirabara. Gatanu. Kirabicanjagura do.
kirajanjagura. It's going to be okay. Stop Reka saying kuvuga that. gutyo.